Ndi Papa Sava. Mwiriwe. Komona wipanza akazi ya? None wabigira ute? Iminsi myinshi. Biteze. Ose nawe haguruka uzuze. Haguruka ungwemo gutya. Yambi. Uraho. Iminsi myinshi wa. Amakuru ni meza. Nagurya. Kujya sirimuka. Amakuru se? Ni meza. Yega. Iminsi myinshi wa muntu we. Yabyoroshye. Ariko waranyanze. Umugore wawe agende hashira umunsi atawundi munsi utanampamagaye. Yaragiye nyine nanjye ngira ibindi njyamo. Ese ukimpamagara nkaza nkagusigarana. Ese ko nakirimbuza njye yagiye Tanzania. Kirimbuza ari Tanzania, Mama Sava yaragiye azamara ibyumweru ibingibi. Narabimenye narabikubwiye se. Amakuru mba nayataye rega. Uriya mugore nawe aravuga Amakuru mba nayakabuze. Urangije agenda uguma ha wenyine bantuze ntibari bahatungi. Amanudi ntibahari. Bagiye mu bukwe kuntuza. Wa muhungu wigeze gukora. Ese wabaye umupaka tukaniraho Oko mupaka. Dore mfata ko naza gutongoka. Yagiye azarongora ejo. Ubwo rero bigabye ejo ngo bari bumufashe ubukwe bwiriya rero ngo barabukora ngo bakabukora nk'iminsi 3. Yega nari ngukumbuye umva nashaka kugobera ntakugwamo ariko nyine ugenda nyirekuzwa. Yamba nzi agira ngo araho wazinze. Niko Kirimbuzi ngo Tanzania yagiye mu biki? Yagiye mu kazi. Yagiye gushaka amafaranga urumva rero uba ari ukwisanzura. Ndashaka ko twisanzura urumva ukampa karibu mu nzu nari ngukumbuye ngabanze ufasha tukutugira ibingibi. None tujye kwisanzura heza hari ikibazo hari uwo wikanga. Papa Sava ko nta mwana uri butekere. Yareka ariko birapfa. Ko nge naje ndiye muri firigo mfasha. Abikora ku mugoroba. Mfasha bitumagarira hanga. Mfasha wa. Ntago nje mu kazi hano rwose. Nje kukureba sinje mu kazi. None ngo ninge no gukora ibishyiko. Ariko se nkundana n'ibyanjye bigoye. Ibise bigura amafaranga kugira tutagura ibindi. Twabigura. Ariko disi muri iyi minsi bari kutubuza gupfusha ubusa. Ese namwe imvura y'ibigombye yarayiguye. Ngo mfata mu kiganza nibwo ndi gusubize neza bigakunda. Ariko no kubatonora rega bigakunda. Gira gutya yaranje gutya. Ariko mfashe mu kiganza. Buretse ibyo ngibyo si umwanya nuhari. Mbwe ngo batonge ngo agiye. Kurya ni kare. Kirimbuza ari za Tanzania. Kurya ni kare. Reka tugere mu nzu sibyo tuganireho gakeya. Turi ukuntu byagirika. Kora noneho gakeya nibura tugira ibijya muri firigo. Nakwizera yuko ndibuze kubikoramo igihembe. Kugira kwigira gutyo Papa Sava. Ariko segira. Subara unyejeje. Muri kumfusha. Ngese nakugaye. Ngaho genda ujyemo hariya muri cya cyumba cy'ibintu. Uzana akantu kunywa karaba kadufasha. Sibyo ko ngiye ntago ngenje kunywa penje kwirebera wowe. Ngese sinabyumvisha bigeze wumva mbigaya. Ese ko ntacyo bikubwiye cyane ntago kishaka. Ariko ntukajye usuzugura umugabo. Ntago nasuzugura utundi urabizi rwose. Nge ntaho nkwejeje. Nahoye. Watubonye turahure. Umva, mbonye turi hejuru cyane ntabwo mashyikira. Neza nefa.
urashaka kunywa kawayini kaya masaha ntari ikintu turageraho ushaka kunywa wayini yakiraho urwo rufunguzo se sinabonye bariya abahungu bararwishe wa koresha gutya kanze ndebe niba iranze koresha icupa gutya bararwishe hano ko mugira imfunguzo nyinshi ra ese urakoresha iki amenyo have fanta irakomera oya kandi yataye umwuka cheers rero kandi wowe ukunda koka oya reka ninywera usomeshe korake niko nakubwiraga iby'inkuru y'ibigombyi n'iryo yari ayikoze ntabwo wumvishe inkuru ya Mukandezi se byagenze bite yakunyagasana ishyano ryacitse umurizo we nta makuru ufite ntayo Mukandezi muri iriya mvura ya nimugoroba uzi ko ngo yakururanaga ariko mfata papa sava ntabwo nakumva inkuru utamfashe mu biganza oya mfata mu nese ndatonorana cyangwa wegere hino mfata gutya gutya nkwereka ukuntu tugiye kubigenda systeme kwiyeranje gira gutyo ntabwo wabaye mu ntuze gira gutyo ese uko ndi kubishobora ngo wombwire inkuru mfashe mu kiganza wenda napfa ko nuko uzi ko akunda gukururana na Kamana imvura rero ibigize itya irashotse ishoka ariko bari kunywera ahandi kuri ka kabari ka kandi kamwe ngo gatanga pase urakibuka kabipfiriye agakoramo igikobwa cy'ikiyobe kibirinyo binini cyahisa niho bari banywereye uriya mukobwa rero nako nduzi ko ari umukobwa ko turaza kuba duteka kakose ubwo turaza kuba duteka mbwira ndi mfashe oyarindira ariko nawe tugira ariko si ibintu ugiye kugaburira ndeko nta mu ruhinja ruri aha nyine no kugira ngo mbishyire muri firigo basire turabikora mu kanya papa sava nawe ukajya umfusha uzi ko mu kanya ndibuze kuba ntashye ngaho mbwira noneho nibyo nakubwiraga nuko ngo uriya baravuze ati ndabatiza geto ndabatiza geto kwa rukobwa iriya ya butiki nyine niyo yabatijije nka geto kandi ubwo nawe arimo mu mvura ubwo nyine ngo kayabuze ati murama makeya aho kugira ngo muyajyane ese wavuze undeba urumva ndi kumva inkuru utandeba nko mu yindi rogi urumva bagiye mu hirya rero yegapfe kumbe Nsabimana ko ari wowe wakibaransuye kiriya kigore ni nawe nyiri butiki aragisubira Imana yarafatanye nawe ubwo imvura yashotse ati ubu ndagira ko iyi mvura nawe barahageze ahageze asanga aho yajyaga agirira kwahanye inkoyoyo imvura iragwa ku mabati ikagwa no mu nzu abarafuke nk'aho yamukoye nawe yamukoheza undi ko yari acuruje nk'ucuruza rogi nuko induru ziba ziravuze umukobwa ati ngiye sinagushaka hano umuhungu nati uransubiza amafaranga waranguje ntibaduhamagaye ahangaha tukajya gukiza tuti musohore uwo mugore ariko Nsabimana nawe agiraga mahane n'akantu ko guhubuka ku bakobwa ariko se niba umuntu akwemereye ati tube inshuti urumva nta kindi mupanga akajya guha ibyo bintu by'iwe uraza kuba bitonoye uretse ko niyo nkuru ndumva itari kunzamurira ntuze nshaka kuzamura we nyitaho mama sava nawe hari ikirimbo zagiye Tanzania njyewe ndahari nawe urahari reka tujye mu nzira hano haranakonje nese mu nzira rero tujya gutonorera ibishyimbo turabizamo nyuma turi muri break turafata akaruhuko ubwo iby'inkuru birarangiye inkuru zigumana uzazimbwire uzimbwire mu kanya turi muri break ubu urumva ndi kumva ariko urabyibushye we niyo arabwira kumva umuntu ubyibushye gutya nsigaye nterura wayibona nanjye uraza kunterura yose kugira gute kunterura irembo zuri hariya n'umujinya yabura ababimubwira bande umva naje gucaca nta n'umuntu wambonye nta n'umuntu wahuye nawe nta wambonye rero kadi nawe ubonye warimo guhinga hariya hepfo ucerembye uteze yewe ubu ndi umunyabwenge buke
umva mba nabitekerejeho nayipanze sinagushyira mu bibazo nanjye sinagushyira mu bibazo reka turi bakuru kandi dufite ingo twese rero iyo kazi yo tubonye ko amasava ntaho ari kirimbuzi naho ari tuyibyaza umusaruro umva tuyibyaza umusaruro ku rwego hanyuma sare ko nawe urajya he uri gukukiramo akantu kanyinga ikintu ahubwo babona ntazi ukuntu utanyitayeho cyangwa nta gukinga udafite hari umuntu ujya ukuzanira udusitiri yego none kuki yakuzaniye akawayini nanjye ntunzanire ndakugurira wayini ngiye mfite amafaranga erega ivuye mu Butaliyani itandukanye n'ivu hari za France ziri buze kuza wayini ziracyaza izo mu Bufaransa izaba hehe ese Kirimbo mudutaho urugi turi hano ni karibu mwitwaje intwaro se Kirimbo ni ibi ngibi se hari ibintu uri kubona ase Kirimbo ayisaba Tanzania se Kirimbo unyoshye uri kugira ibitotsi va mu bitotsi gatoya nta bitotsi mfite nuko umutwaro urimo urambabaza waba uri intwaro bigira buriya ntiwigeze gukundana na papa Sava njyewe dafise reka twakundana n'umugabo w'abandi ufite umugore kandi nanjye mfite umugabo si ubwo twakundana gute dukundana wapi kubera iki se ubimbajije si ibyo nari mubajije ko ari ugukundana by'abaturanyi oya ni ibisanzwe nyine turaziranye bisanzwe turahura tugasuzanya nyine nk'ibisanzwe ariko nta kindi kintu kiri inyuma yanjye na papa Sava kubera iki se ubimbajije nk'umugore uzi ubwenge se nta kana ko mu jisho ujya ubona kazamo akurebana andebana akasimbizi mba mbyitayeho mbona nyine asuhuza mfitiye ubwuzu bisanzwe ariko kuvanga akana ko mu jisho reka ntabyo nzi ntabyo mbona ubwo bwuzu rero nk'umugore uzi ubwenge kandi nkuziho ubuhanga ubu nari ngize igitekerezo gifatika kandi twabyaza umusaruro tukava muri ibi bibazo turimo iki gitekerezo se urabona ukuntu Rurema yakunogereje akagusigiriza buriya muri uyu mudugudu papa Sava ashobora kuba ari gukoresha sheke
izi sheki bakoresha kuri banki basinyira abantu amafaranga. si ubwo bwiza na sheke wumva ndubuze gute kuko sheke bwiza sigeje na sheke ya papa sava ibyo turi bihuze byari ikintu. Daforo nanjye ndi kubona icyemezo ngiye gufata kandi kizongera kikabyutsa umuryango, kuko gukomeza nkarya ukarya ntacyo twinjiza kandi dore twashiriwe. Mbere y'uko ngenda nakakugiriye inama ifatika, kuko naho ngiye sinzi niba hari icyo nzaronka. Ugiye heza wowe ugenda haza aho wageze umbwira. Ndaje mpakubwire, nta mugabo usohoka mu rugo atavuze iyo atavuze ntabwo aba ari umugabo arengerwa mugabo. ubu nafashe umwanzuro ko mu kanya ndajya muri Tanzania. Tanzania gushakirayo, kuko aho hose ndakubita imitwe nkamera nk'uri mu ibarura kandi ntazahembwa. ubwo nyine ugiye kunsiga mu bukene, ugiye mu mahanga, nta kibazo kiri unsiga, nta kibazo nsiga. ubu bukene turimo urifasha, ugiye kujya mu mahanga unsige ndahangaha njyenyine, unsige ndi muri ubu bukene, none kugira no kujya mu mahanga. Cururuka ariko imyaka tumaranye uruwo gushegera intuza gutyo, ku buryo uyibuzeho amezi 3 cyangwa 5 wapfa. Se twabyaranye ku buryo twakoreshaga bluetooth. Uzihangane niyo umuntu agiye kwitabaro, badamu b'intwari barihangana. Cururuka se naza kukubwira nkabona ubitaye inyuma ya Huye, ndi kukumva ariko kandi tutari no ku Gasarenda. nimbwira ari kunyicisha amatsiko, uri kuvuga ijambo rimwe ugaceceka ukavuga irindi, sindibuze Nkunyuriyemo muri makeya, hari mushuti wanyu yambwiye ko Tanzania bakeneye shoferi mekanisiye, kandi ibyo ngewe ndebaho. Kumva ku ikamyo niyo yaba icitse ikamba ya feri ndebaho, ibyo ni ibintu byanjye. Ubwo rero yambwiye ko hari akazi, ariko nawe ntacyo ndi bugusigire. Ndagira ngo uronke nk'igitekerezo cy'abagabo. icyo gitekerezo si ko kirimbo, kandi wumva nyine ugiye kunsiga. ikihe gitekerezo nyine ko ngiye gusigara ahangaha nyine, ngasigara ndyo busangiye nyine, ngasigara izo ni ikihe kandi ugiye kunsiga muri ubu bukene njyenyine. Daforoze, Ndikukumva. haruguru nakubwiye ko nabonye akana ko mu jisho papa Sava yaba akureba, turi kugendana. Ayo maso yawe rero unterekera nanjye nkongera nkakubonamo ubukumi bwawe, bityo sincike intege, nkaba nakora 2 cyangwa 3. Izo nzara zawe, urwo rurimi rwawe n'ubwitonzi mu kubwira umugabo, ibyo ngiye kugutuma. Ukagenda ugashikama, ukamenya ko dukeneye nibura 2 miliyoni. Turi kugendana. Wafunguye amatwi abiri ntabwo biri gusohoka. Ndikukumva. Ukagenda ukamugeraho utuje. Buriya ejo nsohoka hano, ejo hashize nageze iwe menya ko hatunge uramubona umwibutsa kwa papa Sava, kakandi kagira amagambo nandi ka Manoti. Abo bombi babiri umuzamu wabo yagize ubukwe, abo baragiye bagiye mu bukwe se? bazamara yo desomene.
turi kugendana. Noneho andi makuru namenye kuri icyo ngicyo nari mfatiyeho uwo mwanzuro, umugore wazamara ukwezi adahari, kuvuga ngo uriya mugabo ari kwizengurukaho, ari kwikoropera, ari kwikora utuntu twose, ari mu gipangu wenyine. Niyo mpamvu ubona abantu bose bimukiye kwa Piganzenze, turi kugendana, akabari karafunze. Nawe rero uramuzi mu mico ye, nta hantu ajya ajya. Simbukirayo rero, ugende wakoze icyo bita kumukarangira, kumva ibi twatwenda tumwe tw'ubukumi bwawe kamenya kagira nkawe, turi kumvikana. Ukindi nyine wiyemeje icyo ugiyemo, pana kugenda untekereza. Wafunguye amatwi, hanyuma ugenda utekereza hejuru ya miliyoni 2 cyangwa minimum abe miliyoni 2 kuzamura. Ukindi umusuhuze, numara kumusuhuza, buriya hari akantu ngira ngo nze kukubwira ku bintu 3 by'ingenzi. Umugabo wese agira icyo bita puweje. Puweje uri kukumva? Aho ushobora gukora umugabo ubushagarira bukazamuka mu bwonko, nepfiriya ya nturusi gashibuka. Turi kugendana. Icyo rero ntuze guhubuka, buriya papa Sava ntabwo ari wa mugabo bagenda bakora mu bwanwa no mu matwi. Urabona ko imyaka ye ntabwo ari utu dusoresore. Ahubwo ugende ufate ikiganza, sana hano nkwereke. Ufate ikiganza, ntuze kugira gutya, ahubwo ururwara rwawe urubyaza umusaruro. Urafata ushinga gutya mu gake. Urumva iyo unkoramo? Uri kubyumva? gutya Iyo unkozemo gutyo gake, wigira cyane, bikore ufite romance gakeya. Shinga urwara, ngaho manura. Ubwo njye ntabwo ndi kubyumvira mu kiganza, nk'umugabo tubana. None ibibazo umugabo waba yarakugirira ako kantu kirari, ari bubyumvire mu bwonko. Epfiriya kandi abana bavugaga kera ngo nsabira nsabira, karatangira agatimbaguzi. Wabyumvise? Icyo ni icya mbere, integura uri kwinjiramo. Icya kabiri, ntuze kwibagirwa ya kariso yawe ifite iki, akamashini. Mu gihe uraba uri kumuseduiza, nawe urabure gukora, agenda yinjira muri mutu. Turi kugendana. Uraza kumutura ibibazo nyabibazo. Uze kumubwira ngo waburaye yaguha 5. Kumva? Uraza kumubwira ko dufite umwenda w'inzu kandi bagiye kwiteza cyamunara. Bakurikiye daforo. yego Nta na rimwe njye nta inyuma yahuye. Wifate neza nk'umugore nziho ubwenge. Urumva ikinzu kirafatika, uri kumva? Wongera umubwira uti byaranabizi ko imodoka nayo iriya PS kuko yari ishaje, byarabizi, ariko ntacyo umugabo wawe agifite, ntacyo agihagazeho. Bityo guhaye n'utundi dufaranga nk'umugore w'intwari, wazamwishyura ugatekereza umugabo akabona yongera agasubira mu muhanda akagira icyo akora. Turi kugendana. Ndi gushaka ikintu uraza kumubwira ku buryo araguha hejuru ya miliyoni 2 cyangwa 2 kuzamura cyangwa 3. Umugore mwiza rero, ugira bimubwira ubona ko yafashe umurego, utaza guhubuka ukamubwira ikibazo akiri hasi, kirazira. Uri kumva? Rero urabizi ashobora kukubwira ati ndayaguha kuri mobile money. Ibyo byemere kuko ntazi password yawe. Aho uraba wageze kuki ushaka. Umubwira gusendingiro, nagusinyira ko gasheki ugafate. Nabyo biri mu bisaduhiza umugabo. Upfundure muri mwenyine, abone ka gakariso cyo kugendana. Ariko kumva
ndi kubyumva ikariso nkabona urikanze wese arayiyobewe ndi kubyumva uhite ushyira muri ka gafuka k'ikariso nabona n'ikariso yawe akabona ikibero cyawe uraba uri gushibura ya nturusu n'ubwonko buzamuka mugore nkunda rero wambaye umubiri nkambara undi ibyo birabaye bishobora no kuba nimugera ku gikorwa cyanyu daforoze umuvure wa resi uze kwibuka agakingirizo icyo ngutumye ni amafaranga hejuru ya miliyoni 2 mwana wa mama muzishiri ibyo muri kuvuga ndabyumva byose nabyumvise pe papa sava kuzi ko ari akanyabwenge kuzi ko ari akantu kize ningenda nkamukura muri icyo kiganza nkamuhobera nkuko wabimbwiye nkamwifatishwa yarangiza akabishaka akabinshakisha nanjye bikarangira tubigiranye ntagere ikinama gahoro umva biri bukunde hagira ikintu aguha ntabwo nakubwiye ko gushaka kunsubiza inyuma ubwo ari ubushwi wese urahita ukimwaka ntacyo araba ubwo ayame mbere yuko se tugira ikintu dukora urajya kuva mu kiganza urajya kumuseduiza wamukarangiye icyo cy'umugabire gashobora kutakiva gutya ariko kakibona mu jisho apfa kuba waguhaye ayo mafaranga nawe kugira ngo twebwe turi muri aya madeni adashira ibibazo byabaye ibibazo none se nyine wamenye ubwenge ukenzeremo bakimaze ndajyayo kandi niyemeze ndajyayo kandi ibyo umbwiye ndabikora ndamufata mu kiganza ndamwihobezwa ndamwisomeshwa ayame nuko ushada foro wongera wirambike nagambi no nzira n'undi ko byanze nuko namwe mwamwikoreye amabuye rero ni jugunya hariya sa nyine mvanira amabuye mu rugo ubusuvu ya Tanzania kano kanya wagiye uba umuntu w'umugabo kirembo uvuye Tanzania ra ibyo bitumye duhuruza wagiye uba umuntu w'umugabo n'ubundi bajyaga babimbwira simbyemere wamugana amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga kirimbo mbonye ko urakabwa kabisa akabwa gusa se kabwebwe agarukuma kewe wese iki hari igihe umuntu ashyiraho amazi ifu ikahita iba umukara yewe nari nzi ko papa sava mu miterere ye murabona ko guseba ntiyabyemera ubwo rero kubw'ibihe nari ndimo n'icyubahiro cyo atashyira hanze ngo araseba nari nzi ko ndamufatira mu busaswa ari gukubita ntuza nkahita mubwira ntubwo yame nyine kandi atubutse nkahita mva mu bukene mfite ubwo rero murabona ko ngiye rwose byasuruye umugambi nyine ubujyanama bwanjye bw'ubwonko bumeze nk'ubwasuruye ubwo nguyeyo nyine biranze umugambi wanjye nyine natekereje byanze ahubwo se ubwo ubwonko bwo burimo ariko nanjye nkabona izo mini nkabona kunyicaza ku matako nkabona ngaho tujye mu nzu nkabona kirimbuzi yagiye Tanzania mama saba ndabizi ko adahari ba manudi nabinetse baragiye mu bukwe ariko uzi ukuntu dukwiye kuhapiga nzenze turi kwibuguriza n'uyu mujama uguriza ikibuguzi uyu nagira ibi bishyimbo akoze ngo baze kirimo ubundi ubiye uryamye ukaryamana wowe n'umugore wawe nk'abantu bashakanye babiri ukamugira iyo nama uravuga uti ndi umugabo
hamisha n'ikiganza cyawe uvuga uti ubwo ndaryamye muryamye impande nkavuga uti ndi umugabo. nzi ko amavuta y'umugabo ari bwo buryo ubuye buryo nebwo buryo twapanze ko ibuze guhuruza abantu ukazana n'izi mpiri nkakoresha ubwenge bwanjye twemeranije. ubundi zubwo murabufite nuko wowe barakoshyuje ahangaha urangije baragukurikiye ubwo bwenge urabufite wowe urabufite nuko mvangavangiye nyine. ngaho rero urabibonye nawe dore amabuye dore imigi ibyo nibyo byari bukubeho nawe uzi ngo ufite umugabo ngo mwapanze mwahuje ntatwishyure ahubwo na yacu mugenda ajye kuyabishyura haguruka nawe umvira ibyacu wabibonye tugenda twishyura ibyacu tugenda twishyura ibyacu bagende twari imihini yanyu twari imihini yanyu we nuko twayipanze kubiri buze kuza kugenda nkakoresha ubwenge bwanjye genda shakira inkwi nese iyo uvuga nkakoresha ubwenge bwanjye nuko ndagusanga hejuru mu cyuma ntabwo nicaye aho abagende aho ntari ikintu amaye niriwe guhobera busomagura busomagura nigira segisi uza nahanyi nta kintu utazi nanjye se yamaye ngo ziraha